ariko rero aragira umugisha yuko mfite umuvandimwe hafi. Ni byinshi twanyuranyemo na Gisele, hari groupe twabagamo mamesiri na papisiri nibo bayihagarariye, hari n'indi mama Keira Debora nawe na ba mama na kindi bari bahagarariye. Ubuzima Gisele yabayemo bwo gutwita nibwo ngende bwibandaho cyane, kuko bimukiye inaha agifite akada gatoya, ariko nambabarira. Twabaye mu buzima bwo gusenga buri munsi, Imana ivuga ibintu byinshi kuri iyo nda. Hari n'igihe twize gusenga na Pasiteri Munezero, icyo gihe ni groupe y'ababisiri bari bamutumiye. Icyo gihe Pasiteri Munezero aramusengeye cyane, nanjye arambwira ngo nari ngiye kugenda nk'uko mama yapfuye. Dushima Imana, turavuga ati Imana uhabwe icyubahiro kuko duhagazeho. Nyuma dukomeza gusenga, abanyamasengesho bose twasenganaga baravugaga bati musengere uyu mubyeyi n'umwana twite. Nyuma nibwo Imana akiviriya hirya muri Tanzania, nibwo umunyamasengesho yamubwiye ati, Imana yaramubwiye ngo ngiye kugutegera indege yihuse, ugiye kujya kuvuga ubutumwa. Ati ninjye uzayigutegera. Dutekereza nk'abana b'abantu, turavuga ati biriya byafeirinze, ibi bigiye kunyuramo. Turishima, turavuga abantu bagwa icyubahiro. Ariko indege yariye. Kanihute, kwa gatandatu nibwo namusuye, turicara muri chambre turi gushima Imana ko Imana yaduhaye guheka no konsa abana bivuye mu bushake bwayo, nayo bivuye no mu mbaraga z'amasengesho, kuko iyi Mana twarayisenze kandi ihemba neza. Ni inshuti nziza, burara twabwirirwa n'Imana, kandi byose bikorana urukundo. Reka nihute. Twaricaye, nanjye nteruye akabebe kanjye, nawe ateruye ake, akambwira ati reba ukuntu ubuzima twanyuzemo, Imana yatugiriye neza. Amubwira nti uzabimenya umwana amaze nko gutangira guseka, amaze kureba, kuko wanjye ubu afite amezi 8. Wanjye akarya furuwije, Gisele akavuga ati su tuzagera twebwe aho ngaho ryari. Amubwira ni bita byihuta, ubundi hatindinda bya bindi byose by'ababyeyi. Ubwo twese turonsa, njye wanjye kubera atangiye kurya ntabwo yatinze kwibere. Gisele arambwira ati ntabwo mwonyeje neza. Ngo arambwira yajya gukurikirana kuri YouTube umuntu witwa Leya, wahara amashereka y'umumaro ya mbere ngo niyo abanza, wahara kabiri, hari n'aya gatatu, njye nta n'ibyo narinzi. Arambwira ati iyo umukuyeho gutyo wihuta ntacyo naba yonse. Ndamubwira nti wanjye rwose mu mwanya niba ari uko yatangiye kurya. Dutera story, tuvuga ubuzima twabayemo, ntabwo nzi impamvu twabivugaga. Nabwo yambwiye ko muramukazi we ngo Imana yari imaze iminsi ibabwira ngo basengere umubebe we cyane. Ndamubwira nti